what's popping my people, it's a showboy cyangwa official bro. Turi hano mu mihanda ya Gisenyi, wallahi turi street za Gisenyi, twavuye Kejeri twaje kureba ngo ni ibiki. Turi kumenya abapeti, tubaza abapeti tubabaza ngo ni nabaye abantu babespira mu kubyina, nyine tugura n'abapeti bazi kubyina. Niyo mpamvu tugiye kubaza abapeti bamwe namwe tukumva nyine amatsinda abantu bazi mu Rwanda nyine nk'amatsinda, twumva abantu nyine bakunda kwigufatira urugero tu. Tubaza abapeti bake twumva ibyo ari byo. Tujyane tubabaze twumva ibyo ari byo. Yewe ngo bimeze bite se? Sawa. Wewe bimeze bite se? Sawa. Ndi kumwe nande? Na Floraki. Ndi kumwe na Lucky hano. Hano ndi kumwe nande? Na Florast. Florast. None ahanga utuye nawe Lucky? Utuye na Rasta? Nanjye niho dutuye twese. So abapeti batuye nahanga urumva ni ibintu bya danger, kuba twageze ahanga tugasanga abapeti baho bakabagiye kuturabura ibintu byabo ko imihanda yayo imeze. So nyine uko twari babwiye turi mu bintu byo kumenya ngo ubundi se ukunda iki? Ngunda mbese ngicyo ngunda groupe nyine mbese zino zisanzwe zino za dance. Akunda dance, Lucky akunda ibintu byo kubyina, murumva ko yitwa na Afro Lucky. Wowe ukunda ibiki? Nanjye nkunda kubyina, mbese nibyo numva nazakora. Ewana, ababyinnyi bo mu Rwanda murumva ko mufite akazi ko kuzamura talent z'abana bari Gisenyi, murumva bakunda. By'umwihariko abantu muri Kigali nyine mufite izina mwakoze ba Titi Brown, ba Sherry Silver n'abandi na ba Mario Kids. So Lucky, niye groupe nyine ukunda mu Rwanda cyangwa se nk'umuntu ukunda uburyo abyinamo? Ngunda groupe ya Sherry Silver. Akunda Sherry Silver. Last ukunda iyihe? Nanjye nkunda Sherry Silver. Bose bakunda Sherry Silver. Sherry Silver ufite akazi gakomeye cyane kandi ko kwereka abana bantu urukundo, urumva ko ntabwo ari Kigali gusa bakunda na Gisenyi baragukunda. So hari nk'umuntu muzi muri Sherry Silver? Uwo nzimo bamwitaga Iranzi urumva ko ufite abafani hano Gisenyi. Wowe ari uzimo? Njye naramwibagiwe kubera nyine ndasiga ndeba video zabo. Nose mufite ahantu mubyinira se? Bahita ngo iki? Bahita ku basuguti. Abapeti bafite crew yo bakorera ku basuguti. Crew yanyu mufite izina yitwa? Bahita Farmers Kids. Bahita Farmers Kids. Sherry Silver, abana baragukunda. Ngamugire nka message mugenera abantu bo kwa Sherry Silver nyine nk'abantu mukunda kwa Sherry Silver. Reka duhere kuri Lucky agire nk'ikintu agenera kwa Sherry Silver nyine yababwira. Nje kwa picha na bwa Sherry Silver nakomeza nyira Sherry imbaraga za danje akomeza zamure groupe yamamara ahantu hose n'uburayi yose zagere. Muramukunda se? Cyane. Bagoye amerwe yo kujyayo wajyayo? Najyayo. Sherry Silver baragukunda cyane. We ni nk'iki kintu wabwira kwa Sherry Silver cyangwa ikintu wamusaba? Ikintu namusaba nuko yazazi ni Gisenyi akareba abantu bamukunda uburyo nyine bibaye na ngombwa yabajyana muri groupe ye. Sherry Silver abana baragukunda cyane. Ewana, urumva ufite abafana benshi cyane Gisenyi kabisa. Murakoze siyo? Nawe urakoze.